I'm a soldier, ndi umusirikare. Navukiye kurinda igihugu cyanjye no gusigasira amahoro mu gihugu cyambyaye. Umuryango, umugore ari urukundo rwanjye, izo nshingano zatumye ndahira gukomeza kurinda igihugu cyanjye. Ngomba gusiga ibi byose nkunda nkerekeza ku rugamba. Iyo nekereje icyahungabanya igihugu cyanjye, mfata umwanzuro nkajya ku rugamba. Byaba na ngombwa nkamena amaraso kubw'igihugu cyambyaye. Sinzi uko nabyita ariko mana we, niba uzi umuntu ugeze uvuga ati njye nijye gushaka cyangwa se umuntu w'inzozi zanjye ateye gutya, nsigaye nteye mu nzozi zanjye pe. Muze wakanuka niba warigeze kunkunda, niba unkunda ko twasezeranye ikibi ni icyiza basi naguhambura gikora nizo ndazawe. Ikindi noneho ndakwiyamye singana nawe nta nicyo mpfana nawe. Ubugambo bwawe ujya kwirirwa ujya kubwira iwanyu yo mu cyaro, ujye ubahamagara ubabwire ngo nabaye indaya ariko itaraba proud y'akazi kora. Shira ikintu ushaka kubwira. Ngikisha. Si wa mushito yagarutse. Ara. Undi nzi. Neza ukundi ngira bangaye. Uragira ngo mugenzi wanjye se buriya se ari ukuntu yamwumvishije. Indi. Wa mukobwa. Va muri mushito yageze. Iri kandi yakutumye yamwumvishije n'ukuntu. Avuze ati nzabanza mbikubwire wowe. Bikorore. Akibintu by'abangu n'abakobwa birihuta. Afite gahunda. Ndashaka kubaza imico y'imizi. Sha. Umukobwa aragerageza. Ni umuntu muzima se washobora kubaka. Ashaka kumugira umugore se? Mbaribanda ahubwo umubwire sindirirwe tumwangirizaho umwanya. Nese mu mutima we warakize neza nyine ibibazo byabaye byararangiye. Uzi neza kabisa. Cyane amushimira pe. Gusa nawe nanze kugira ngo nahubuka tuzongera guhura n'ikibazo nk'ibyo yahuye nabyo imbere. Ndetse ndumva nishimye kuba yarabikuye mu mutwe we. Ahubwo si uriya mukobwa ntaribirya sheri, ntaribirya pe. Ikindi rero byabaye nakubwiye cyagiye nimba tutabyumvikanyeho neza, ikintu cyo kumurika akazi akamara k'imitsi nk'ibiranga. Bebe njye ndagukunda cyane, ndagukunda cyane ku buryo kugutakaza njye bidashoboka. Nakora buri kimwe cyose gikenewe ariko njye nkakubona. Bebe nanjye ndagukunda. Wumva ko nkunda? Ni gute ushobora gusiga ibarurwa imeze kuriya? Umbwira ngo uragiye. Umvuga ko ugiye. Bebe kwihangana byawe byananiye. Nanjye ntabwo ari njyewe. Umubyeyi yari afite ikibazo kandi nta muntu afite wo kumushyigikira. Umva nkubwire uko umubyeyi wawe yaba ameze kose, muri Bibiliya biranditse ko tuzasiga ababyeyi tugasanga abo twikundira. Kubera iki wowe wifuza ko washoboraga gusigira abaruwa? Ese wumvaga ko njye ntari umuntu? Just uramuhungu. Iminsi nk'ibiri yarangira kugira akagenda. Nese undi bari kuba handi. Sinakubeshya pe. Icyo nzi ni uko duhurira muri meeting tugiye mu nama cyangwa muri camp, ariko bari kumwe na John cyane. Kandi impamvu nashaka buriya John nawe ntabwo yumvanamo cyane. Niyo mpamvu n'ijye mu twaganiraga cyane twiyumvanamo cyane, niyo mpamvu bashaka n'ijye mufasha. Ikindi wivunika nta kibazo uzamureka aza. Nta kibazo merci. Ikindi cya nyuma tugiye kujya muri camp. Ushobora kugenda nimugoroba. Navuze ko nagusezeranyije ko buri kimwe cyose nzajya nkubwira se. Yego turagenda nimugoroba. Ako ntabwo dutinda
umunsi Uramutse. uri kumva amabwiriza uko byifashe ya nta kundi nasa ko ari bwo buzima ari akazi ugomba kubikora ariko nyine ikipe wishimiye igihe bitatu birangije ushaka kuryama hoye ese wumva wari mu Ndetse matelefone naryamye. utekereza iki naryamye ahubwo sinzi ukuntu niba narose ibiki byatumye nkangukiramo hagati warose iki twatoye amafaranga ntanabyi n'ibintu narose ntabyibagiwe n'umushuti wanjye n'umwana yanjye ndashaka izo nkuru uzi kuzimutwika ariko nyine muziganireho neza nawe muminjaminja urebe nimba ari umuntu muzima oya ni ukuri ni muzima ahubwo nyine buri kintu igihe nshaka kumva nshaka nyine kumenya niba hari utuntu tumaze iminsi kuko nta kintu yambwiye nta kintu oya bimaze kuva ngo yigeze kuza aha ngaha narabimenye yaje n'ahari ntihagusanga ariko baraganira ni abanyamujyi bose ariko bariya abantu barajyanye ubona byavamo se nanjye nyumva iyo myaka yose yari iciyeho ndagusaba imbabazi basi ko bitazongera Baby, njye ndagukunda ntabwo nifuza kugutakaza ariko ndagira ngo nkubwire ngo ikosa wakoze ntukazongere kurikora ntabwo bizongera ryarambabaje kugeza naho numva nafata umwanzuro utari mwiza wabyumvishije iyi saa turakundana uri umugore wanjye uri umukunzi wawe uri buri kimwe cyane bebe ngaho basi ndabona ntabwo bizongera ndagusezeranyije ntabwo bizongera okay baby I love you ndagukunda baby nanjye ndagukunda bose kumenya ahubwo wowe ubipange turebe ndaza kumubaza ko muri iyi minsi baboneka azaza ndebe tuganira ubundi wamuhamagaye kazi kudusura uyu munsi si ubu ubuse birakunda uriya muvandimwe ndaza kumuhamagara tubahuze turebe ubuse birakunda muhamagare size turebe numva mperuka nawe ari gushaka n'inzu ngo yimushyire hafi ya hano ejo bundi yanyatse nimero za wa mukomisiyoneri urazimuhaye se aho se nagiye kumubona muhamagare turebe wiye umva ye wowe se ko utampamagaye ngo umbwire ndahira yego mana nanjye mbonyerwa ahantu nzajya njya ni hafi ya hano ndahazi aho gusa waze kuza tugasangira isombe kare iyo nimugoroba ntariwe kabisa sawa iyi inzu ngo yarayibonye baraza kuza se ngo araza ntariwe ngaho ujya gutayarisha basi ni ibintu bya nimugoroba iwatetse se washatse akantu turya ka mu gitondo nyine dufite isombe reka nazo turateka ubugari ubu tugiye kurya isombe na mu gitondo urashaka bya none kiriho amagi nk'abiri nk'akantu ry'ingendo imeze neza none se ubundi naza arahagusanga cyangwa wowe wajya araza n'uragenda kubera ko baraza kudufata mu masaha 8 none uramushite wawe uramusanga hano bose barazanga mbere yuko tugenda turabukira ngo direct yamamba no kunja kugenda mfite n'akabaraga reka rero mbikore mbizane hano twirirwe tumanuka twese sawa nta kibazo ubundi yawe drop mwazizanye no mu cyumba mu cyumba cyose kirarangaye
waramara iki muri iri shyamba? Ndakubaza waramara iki muri rino shyamba? Nimwe muhora mugendagenda muri rino shyamba? Abajura badutera duhora tubura amatelefoni. Ari mwebwe mujyemo uruhare muri iyi kapu ya gisirikare iri kumaramo iki? oya ntago ndi umujura nyine naje muri iri shyamba narinje gushaka inka ubu hari umuntu narinje kureba ariko ndatashye nuko nari gushaka inzira insubiza mu rugo ndatashye nta Gikondo. wari umeze neza ndashima hari hashize iminsi utadusoma ntabwo biba byoroshye umuntu ari kwirukanka azenguruka cyane ariko njyewe amakuru yawe mba nayabajije hari ayo si makeya mba numva biri aho biri kugenda bimera neza sinzi biba biri aho nyine rero nari nifuje ko tubonana kubera urabizi cyagiye byabaye nyine byatambutse washakaga n'ubundi kuza hano mu gutinda kugusubiza rero ntabwo byari mu buryo bwo kubyanga cyangwa se kuba nabifata ukundi wenda ntabwo niyo umuntu yubatse aba agomba gutwara ibintu gakeya no kubiha umwanya kugira ngo atagura ikintu ahubutse rero nari nabitekerejeho n'umugabo wanjye dusanga kuba waza hano nta kibazo. urakoze cyane nuko ndubona umuntu nabyina ariko mukore ndishimye cyane ndabizi ko nari mu muryango ntabwo atuma ndarahanze kabiri cyangwa gatatu mundeba ni iby'agaciro rero urakoze gushima ni wowe gufata igihe haba ubu wahaguma haba igihe runaka uzagena waza twebwe nta kibazo. Uratinyuka ukambeshya wumva nta sano ufite? Iyi kapu ya gisirikare nta muntu n'umwe uginjiramo ariko wowe ugezemo turabura ibintu tukabura ibiki tukaberwa abantu babijyana kumbi n'abakobwa nkamwe mufite ingeso mbi wangize ukanambeshya nta sano ufite vugishwa se oya ntabwo ndi kukubera wididimanga vuga nyine ndimo ndashaka inzira ndatashye ntabwo naje gutashya ubundi hari umuntu naje kureba ariko namubuze ndatashye. umuntu araje kureba ubundi ufite iki ufite ibiki nabyo ni ibiki ufite? nta kintu mfite nari naje gushaka vuga nta kintu uravuga iki kugenza hano vugisha kuri ni wanga ndagukubita uravanga amaze gukubitwa mu 500 kugira ngo mve ikibazo cy'uburemere ikibazo gihari nukuri mbabarangiye kwita nta ugiye kwita uta ndakubwiye ngo nagufana utambwije ukuri nyine none se gira vuba vuga ntabwo wenda leta nza nonaha ariko nasaba byibuze iminsi 2 ngende nitunganya muri Demave nzana n'ibikapu cyane nta kibazo ntacyo bitwaye pe kandi n'ukuri murakoze cyane ubundi ni iby'agaciro kugira inshuti nk'amwe umuryango nk'amwe hari ukuntu buriya inshuti zikurutira umuryango kuko nanjye n'ahandi nigeze njya kwitabaza uretse mwebwe kandi mumbereye rwose umuryango ukomeye ahubwo ngiye mbanza nkwisabira imbabazi naratinze ntabwo byatwaye igihe gitoya nta kibazo ndabizi ko ntabwo bafite umwanzuro wenyine mu muryango ngo mukubiganiraho n'umugabo umuntu akanitonda yego akanitonda ashaka kuvuga ati hari igihe bishobora kwanga atari no kubera urwango cyangwa iki ariko nyine mukabona icyiza ari uko icyo kintu mutagishyira mu nshingano zanyu ariko kuko ntacyo bitwaye niyo mpamvu twabyemeye. murakoze cyane ndashimiye nanjye ndagushimiye kandi karibu igihe cyose murakoze twaba tudahari yaba wadahari njyewe mari ntibizatuma uvuga ngo uyu adahari cyangwa ko bimeze gutya kandi kari kugenda nukuri murakoze reka nanjye nde nipange ikibiro neza wenda nzabitanze kandi nukuri ndabashimiye ushobora kubyumva zareje kagenda ntabwo nguherekeza nta kibazo hano ni mu rugo sigara amahoro yego
iki cyakuzanye hano uvuye guhora nande nawe nta muntu uvuye guhora nawe none uvuye kwiba ibiki ntago ndi umujura ntabwo uvugisha ukuri ntago ndi kukubeshya n'ukuri ugiye gukubitwa oya n'ukuri mbabarira uburyo uhera uyu munsi ukubitwa ukazageza ejo birumvikana utavugisha ukuri ni ukuri afande ntago ndi kukubeshya ukumbeshya tugende oya mbabarira naje kuraba Vitaro mbabarira Vitaro burya ni iki cyari cyakuzanye iki cyari cyakuzanye uza gukora ubusambanyi ahangaha hano hamaze iminsi harimo ikibazo cy'ubusambanyi mbabarira ndakwinginze mbabarira haguruka mbabarira uje kunyemereza wowe oya mbabarira iravuga mbabarira afande ni ukuri mbabarira ntabwo nzagaruka afande wambabariye kuko afande mbabarira urabivuga byose mbabarira ntabwo nzagaruka yizeye icyaka ari garuka kabiri twajya inyuma tuza hano imbere tubisubiremo birarukuza kabiri hano mpita nzana njyewe usanga noneho ngaho twagiye uraza gutya rimwe kunywa mwangize gutya kabiri twagiye rimwe kabiri gatatu kane simukadi zawe icyuye ibiti wabikuye noneho kugira rwose nari ngukumbuye cyane cyane ariko bide gusa ari umuntu cyane ku rwego rukomeye kandi ndanagushimira cyane wakoze kuba waje kundaza ni ukuri pe Imana igikongerera umugisha ndagukunda kanagira reka ubundi ni wowe wanjye reka nkubwire uzi uriya mushiti wanjye bita Gaëlle wabuze ikibazo cyamubayeho cya gihe ukimara kuvuga ngo unyandikire terugiye batabushya mwe kitotse we ngamwe ngamwe ndaguheka wowe pe ndose gende we bana we bimezera kwira ngaho tuza ngaho turi watuje gira gutya ewe nzamwere inagiye muri inagiye mu mugongo rimwe okay singuciye amabuno mbyaye mama we manuka kakuke ndarushye twaturutse kuri Edikota dutashye turahaza tugeze mu rugo Gaëlle mu kwinjira mu cyumba baby yasanze umugore waryamanye n'undi mugabo arabyibonera n'amaso gutya ni ukuvuga ngo na n'iyi saha umutwe we nturajya hamwe n'umutima nturajya hamwe shasheri igihe numvishije bimbabaje cyane pe ibyo bintu birababaje cyane urumva ni ikintu cyari gikomeye cyane ariko ku bwanjye
ntabwo nifuza ko icyo kintu kigomba kubaho. ntabwo bizigera bibaho. Kuba nawe ntabwo uzabikora. Sure. Urankunda. ese shubwira hari ahantu bakurangiye ubonye ari sawa ku mutekano? umva shani kiriya gipangu ni cyiza pe naragikunze ntabwo wabyo. ese ko n'umushinga nyiraho n'umukecuru ni amahoro? nawe nta nubwo ashaje, umuntu w'imyaka 45 se buriya arashaje. uriya muhungu ukuntu akabye uretse ko nabonye ahantu hari umukecuru ngo kandi yavuze ko niba barenze 2 ngo atazabemera. aha ubundi se ndapanga kubana nandi nta muntu apanga kubana. reka nta n'impamvu ubizi ukuntu biteza akavuyo se. ese kutamaye amakuru ubundi buracyari inshuti yanjye mbabara banze umbwira amakuru ubwoko ki yawe na wa muhungu wacu. si ngombwa ko muvugamo izina kandi wibwiriza umbwire. nari yagiye kumva numva umugabo wanjye ati Jasmine yakubwiye ko akundana na runaka. nihi barakundana ryari ngo baje hano udahari ngo bahana amanimero? ariko ntabwo mana yanjye nawe ukabura inshuti yawe. ariko se ibintu bitaracamo wabivuga nyine yaje hano ndamukunda nabonye ari bogari. ariko mana ariko rwose hanyuma uretse iby'ububogari sha ntabwo uzi isitori y'uriya muntu yahuye n'ibintu byinshi bitari bimwe. ntabwo njye turaganira sheri ntabwo turaganira pe gusa nyine yaraje mbona niwe muganga yanyandikiye si mpaka niyo ndi kubivuga mba numva ijwi risa nyine mubwire sibyo turi inshuti. yahuye n'ibintu byinshi mu rukundo bitari byiza byamubabaje. ndakwinginze ya mizigo yawe yindi niba muri kumwishyire hasi. akosho uri kuruye ruhande urwiwe cyangwa rwawe ariko nkaba mari nka shangazi. kuki se udatekereza ko ubwo we yambabaza? so yakubabaza gute akuguza ibyo bintu? sinafata umwanzuro wo kubikubwira gutya ngo umubwire ariko wenda kandi ngenda gukeka iki cyangwa nawe waratangiye kumukunda. Yesa. Ega fande. Sawa kabisa. Nona. Ndia fande. Ndabigenza bite? Nenda guhamagara. Baby nje nanga ibintu bintera stress mu buzima. Baby ni fande umamagaye abasore bari muri kampu bakoze amakosa ashoboka cyane. Ni amakosa mabi. Binjije abakobwa mu kigo. Iyo ni dosiye ikomeye cyane. Abana bashaka kunyicisha kugira ngo misi ihinduke. Nta kintu na kimwe ndi bubabarireho. Sheri mbabarira nshakira imyenda kwa ndebera ya myenda yanjye ya uniform. Kamutegurira. Ndebera uniform agira vavuva banguka. Simbuka. Banguka ni imodoka rigira vavu. Ihute. Mureke mwihorere. Afande Karisa mureke we banguka none anga. Ego. Sawa. Mana ya. Babwiza ukunda. Pe Mana yamwijira bireba wapi. Ahubwo mve nkubwide impamvu. Nuko uri inshuti yanjye nkaba nanga ko hari ikosa rya guturuka ngo umugereho. Nanjye nabigenderamo. Rero inshuti yanjye igiye ahantu ikitwara neza urumva nta kwishima. Umva ngere reka nkubwize ukuri. Gahunda mfite uramwana ngomba kumwereka ubukunda akabona ko nawe urabizi. Umva icyo bizansaba cyose ngomba kumukarangira. Umva none uko nareba uko nahagarara umva aremye ntago yunamirije nka twasore two sha
wenda bitewe n'akazi akora bigatuma wagira ariko njye umva n'imyate yiwe nyibona mama riborisha ni si wumva waramukunze ahubwo ikamubuza niba warakunze uzagira ngo wavuga utazagagarira muri iyo nzu wenyine njyewe nkajya kubwira umuhungu ko mukunda none habiki hakura site habiki sheri njye ntabwo urwo rwego ndarugeze ntabwo ndiheba ugagarubere gutya umva njyewe nzajya mwereka nyine ko mukunda gusa mwereke mumenye cyako gutinyuka hamwe ngo ndagukunda ntabwo ibyo bintu nabikora ako se bwo mbwiza ukuri yaramubwiye ngo arankunda yaramubwiye ngo ariko harimo akantu iki ingenzi ko yaje kubimbwira ari kuneka agira ngo yumve ko nawe wamwemera nibyo rero ndumva byarabaye mabi umva imana yamfashiriza imana igutindije uzi kwigutegera ubugari twirirure ko ibyo bintu byo muhungu wawe aha ubwo nyine kubera ko ntaringeze mu byishimo byanjye uragiye zihorere sura mungu nzakuki ako nawe karibu Yes. John. Biteze ko magi kitaraganye. Gayeri. Ntabwo nakagombye kuba ngomba kuguhamagara gutya bitunguranye. Gusanga no mu cyuma cyawe. Bari abasenzi muri kampo bifate bazana abakobwa babinjiza Mungu iki? Bangu babonye twagiye bazana abakobwa. Bari abana bageze kwinjiza abakobwa muri kampo. Afanda mpamagaye ambwira ngo arankeneye none hanga. Aho John. Ibintu tutakoze imyaka yose tumaze mu gisirikare. Imyaka yose. Barabitinyutse. Sinibaza umuntu utekereza. Kubera ibintu yabikora. Gayeri, ngiye kugenda. Ntago barandokoka. Wallahi ntago bari bundokoka. Aho ngenda mu binanangaje. Kuna bunisha uburyo mu kanya gato uvuye yo ushobora kutabinjiza abakobwa. Nandi hari ngo mbyumva. Ubu rero ubusanze nanagiye. Umugore wanjye ari kunegura uniform. Nanje buguranangaje ku musana no gusanga mu cyumba we ngomeze nza mu cyumba. Sunungwe. Niyo gahunda ni kwimeze rero ngiye kugenda ariko isaha n'isa ube stand by. Nshobora kuguhamagara byihutirwa ugahita usanga muri headquarter. Byana kibazo. Cyose umumagara nditanze. Ndirodi. Kembwirira madama neza. Ariko cyamara kirikare kuko barabardu bakeneye kujya kuri discipline birenze mu kubitekereza. Ntabwo bari bumvire. Kandi ikosa rikomeye cyane muri camp. Abagore sha ndabahana mbereke ko igikomando atari ishuri ryo kujya kwiri gukina nabyo. John uri kwintu cyane bizi kudukoresha twatorotse urabyibuka cyane urabyibuka ibyo bakoresha kandi ntugire impuhwe ntugire santima nimubaza nawe siko bimeze ese ubu ngubu wundi wabiruka oya nawe rero umuti ahubwo wahe bya bihano siko bimeze kumagara madamu wawe yes mubwira cyangwa ni byiza ko nakumenyereye se muri uru rugo. Hari umushuti wanjye ubanganje gusura. Niba mudamu hano? Yego. Yari ari mu gikoni. Uba bita abandi se ngo mubwire ko mushaka. Wowe genda umbwire ngo hari umuntu uri muri salo gushaka naza arahita amenya. Gutyo gusa? Ese urugera? Yitwa Priya. Priya? Nanjye nitwa Gael. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Reka mukurebere ntacyo se muvugane. Sawa murakoze.
ko nazongera. Hasi gira vuba. Hasi. Ewe mumbabarire ntabwo nzongera. Afande, ikibazo dore kibera hangana ni iki ngiki. Iyi nyumba yafatiye mo hano dore ngo arire gusambana na Vitali. Mo hano muri ishyamba usanga huzuyemo kopote birirwa batubeshyira ngo nikwego. Ndebera nawe. Ndebera. Vitali, iyi ni indaya na Vitali. Wewe. Wagana. Ninde muntu wakwinjije? Wanyuze he? Uratinyuka iki kigo? Mwana w'umukobwa nkawe, ninde wakwinjizemo hano? Mbwira se. Ndagira ngo hano ntago ari ahantu ho gukinisha. Byose ugiye kubiryozwa none aha ngaha. Kandi umbwire buri kimwe cyose cy'umuntu uzi mukominikana nawe hano. Wabyumvishe? Mumbabarire n'ukuri ntago nzongera. Tukubabarire. Ntago nzagaruka ndahita nahano. Ninje hano suze kure bubabarirwa. Mumbabarire. Uzi ikintu ngiye kugukorera? Ngiye kukwica ku buryo n'abandi bose. Ziba. Ngiye kukwica ku buryo n'abandi bose. Oya pande n'ukuri mbabarire. Nyamanza we. Nta jambo na rimwe nkeneye kongera kumva kuri wowe. Urajya usubiza icyo nkubajije. Wumvishe? Ese shuru, Jaso yakubwiye ko afite sheri? Ntumbwire. Yabonye sheri ngo ejo bundi bafite ubukwe. Afite sheri w'umusirikare. Se bansize imihanda. Simfashe. Akuri aho mwana w'inshuti Imana yawe. Ubu uramuhamagara kuri telefone ugasaba ari kubivugira. Ndetse ko nakubuza amasaha 3. Ndi kuvugisha sheri. Congratulations to her. Ni ukuri kw'Imana. Biranejeje. Njyewe ejo bundi yaje aha ngaha. Ndamubwira nese ko utambwira gahunda. Ngo yiheze. Nijwi ryarahindutse sigaye avuga nk'abakobwa. Niyo mpamvu sigaye mbona afite ukuntu agenda yaritonze imyambarire ibintu byose byarahindutse. Agasigaye yibombarika n'amakabutura ngajya kuyareka burundu. Agiye yambara amakanzu. Nanavuga avugire hasi bwo guseka agomba guhindura inseko. Mva ahubwo musetse. Ejo ndi yarambwiye ngo arashaka umuherekeza muri sala agiye no gusuka kandi ngiye nzi ko atajya asuka mu buzima busanzwe. Ariko man uzi ko yambwiye ikintu cyose gishoboka kugira ngo umuhungu akomeze amubone neza agomba kugikora. Ariko nibyo baraje asuke ejo ndazatagiye sige makeup kandi ntazo yajya gashyiraho. Ubu twitege ingendo igiye guhinduka imyambarire ahubwo natwe turahinduka. Ariko ayo makuru ndayafata ku gihe ngomba kujya kumusura. Nico tazazihindura zanenga z'abamama babandi baba basenga bamaze imyaka nka 30 bubatse. Okay. Bajye bamuganiriza. Ubwo dutangiye dushaka imishanana dukweto. Tubuki. Ariko wajya n'ubugambera akundanye mu buzima. Yikosha. Hano ntago ari ahantu ho gukorera uburaya. Hano ari ahantu hinjirwa na buri muntu wese. Aha rero ngiye kumukora ku buryo urabera abandi igitambo. No kwenda kwinyeze mu mbabarire. Saya amaso urebesha. Ya ndakwingize mbabarire. Ninde muntu waje kureba hano? Ubu rero ugiye kunsobanura kuri buri kimwe cyose. Uraramuka umbeshye. Nibyo bibi byawe. Ndashaka umbwire uwo waje kureba hano n'uwakuzanye n'inzira wanyuzemo kugira ngo ugere hano. Haraka. Vite. Nyine Vitalo niwe naje kureba. Yarampamagaye yarambwira ngo kuza kumusura nta kibazo. Rero naje no munsi Kazungu niwe wanyinjije aha ngaha ariko nta kintu kimwe twakoze no kuri afande. Namusuhuje byonyine mpita nongera ndagenda. Na rimwe n'inshuro zose naje na rimwe ndasambanira aha ngaha pe. Ndaza ngamusuza nkahita ngenda. Ugeza n'inshuro zingahe? Ni inshuro enye. Okay. Iyi saha rero ni umwuka wa nyuma wawe wo kubaho. Aya no kuri afande mu mbabarire. Kimwe kimwe. Sinzi impamvu ahubwo nagutindije. Reka nkubwire. Aha ngaha ahantu ho kwinjira.
njye nari nzi ko kwinjira aha ngaha byemewe niko bambwiye. Okay. Iyi rero niyo shuro ya nyuma. Ngwaye only ya nyuma. Usore umurenzi samba atahe. Yes, afande. Jinga. Barabaginga. Kiko bagihinduye abasivile. Kazungu. Vitaro. Suko azajya kundo ruraryoha ngomba kujya kumusura. Baba ntuzanzige tuzajyana. Byari tuzajyayo. Twumva ushaka tujyayo. Ngewe kuva ku wakangaye kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu ndahari. Nari ndaza gushaka umuntu nsaba kaba ari kunkorera tuzareba nko kwa gatatu twajyayo tukamuteguza. Bari ukagerageza basi ku wa kane. Ku wa gatatu wa mugabo wanjye atakari. Nta kibazo. Tuzajye tujye kumutesha umutwe twumva ukuntu umwana ameze mu rukundo rushyashya. Mba nikumbure n'agatoki nzambwira nsange yagatetse. Oya kase tuzabwira umuhungu amubeshye ko ari buze urebe ukuntu dusanga yateguye hameze nk'ayo. Yase ntumbwire ko tuzasanga yaciye n'inzara. Umuntu bari gukundana rega ni inshuti y'umugabo wanjye. Baranakorana. Zimfashe. Nuko kuva ryari yaje aha barahakubitanira. Baraganira birangira ngo bahanye nimero. Umwe akajya abaza undi uko yiyumva nuko nguko. Bana bakozi banjye nabo mana. Urumva? Umwe akabaza undi w'icyo none abantu babaye. Bibi ni bibi na mabwana. Andi bana bagira umugisha ariko ndabyishimiye pe. Congratulations to her. Ni byiza reka tupfukame tubisengere bizavemo ibintu bizima. Kabasore b'iki gihe nawe urabazi. Umuntu ni mukuru. Nuko gutya bitagaragara wenda ngo ubone ko ari mukuru cyane ariko mu mutwe ni mukuru ni umuntu uri seriye mu kazi ke rero abagomba gukorera bimeze gutya ntutazamucisha muri. Okay. Twaje kurema igihugu cyacu. Sobanurira. Amabwiriza mwahawe ntimuyaza. Yego afande. Yego afande. Ngenda va mu kazi nkaza hano kubera mwebwe.